biriya nibandi ryaturutse ikuzimu nibandi kandi avuga ko yaje kuruhura abantu rero numvishe ngo yatangiye ngo yisanze ngo abona ari kugendagenda hejuru y'amazi ngo nta babyeyi bagira ari naho numvishe ngo anywa amaraso warabyumvishe nawe simbizi narabibonye nanjye kuri social media rero uwo ni umudayimoni abantu bamwirinde ari kujijisha abantu ni pepu mu izina rya ipu njye mubonye namukomesha nkareba kwayo badayimoni be bakora namutokere uzampuze nawe hari bamwe mu bakozi b'Imana bari kujya kumwaka amafaranga ntabwo ari abakozi b'Imana ni abakozi ba Satani uzamuze nawe noneho yicare hano ndebe ko atari dayimoni nzamutungaho ikiganza azagurumira ureba mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima njye sindabibona neza sindanabyemera nabyemera ari uko mpuye nawe akabikora nirebe narirutse ariko iyo ni imyuka mibi ntabwo ari umwuka w'Imana tubonye n'undi usenze ntaje hari n'undi usenga akamara imyaka n'imyaka byaranze ubwo Imana irobanura ku butoni ndirobanura ku butoni harimo ikibazo cyitwa abadayimoni harimo ikibazo cyitwa karani ndagusobanurira abadayimoni bakurwaho n'iki abadayimoni bakurwaho n'imbaraga z'amasengesho urakoze none ko tubonye abantu babiri basenze bombi Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe aho neza munyamakuru ndagira ngo wibwire abakunzi bacu ntabwo bose ariko banzi hari n'ababa bagiye kuri YouTube ari ubwa mbere reka mbibwire nta kibazo murakoze amazina yanjye ni Profete mu Giswahili Mutumishi Tuyisenge Daniel ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi ndetse ndi umujyanama ngira abantu benshi inama zigiye zitandukanye ndi n'umunyamasengesho umuntu nimwumva ngo ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi byose ndabikesha amasengesho ndahandi zakomotse ni mu masengesho Imana ishimwe cyane murakoze ndi umukristo rero ndi umukristo mu itorero rya ADEPR ariko si ndi umunyedini ahubwo ndi umunyetorero hari abantu baba abanyedini ariko batari mu itorero buranasanze idini n'itorero bitandukanye idini ni iry'abantu ariko itorero ni irya Kristo rero ngewe si ndi umunyedini ndi umunyetorero umusilamu twaganira umukatolike tukaganira umuntu wese nemerewe kuganira nawe tukavuga ubwami bw'Imana murakoze cyane murakoze ndisobanuye cyane wajya kuvuga ubutumwa mu kabare nta cyane najyayo nta cyatuma ntajyayo kuko bariya barimo ni abantu nkanjye singeneye ko bazarimbuka ngomba kuhagera nkavuga ubutumwa mu izina rya Yesu ahubwo sinzi impamvu ab'Imana yagiriye neza hari abantu Imana ihereza ubushobozi ikabaha uburyo bufatika bwo kuba bakora ivugabutumwa ugasanga babijyanye mu itorero babijyanye ku gasozi runaka bakibagirwa kujya no mu kabari shinga bisabe barabiguha leta yacu irabiguha ushinge hafi ushinge bafu
bafure hafi y'akabari uvuga ubutumwa mu izina rya Yesu, shyira bafure hafi ya bare runaka uvuga ubutumwa, abasinzi biyane bakizwe nabo bakira umwami Yesu. Urakoze. Najyayo rero, ahubwo mu minsi iri imbere nzategura ibiterane mu gihe kizaba kigeze cyo kujya kuvuga ubutumwa. Reka ngusabe kugira ngo mbere y'ikiganiro tugiye kugirana ubanze usenge Imana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana itareba nk'abantu, idatekereza nk'abantu. Ijambo ryaravuze ngo tuzamenya ukuri kubw'umwuka wera, kandi uko kuri kuzatubatura. Reka umuntu wese ugiye gukurikirana aya makuru ndetse ugiye gukurikirana iri jambo ryawe ry'ukuri rigiye kuva mu kanwa kanje, Mwami, si iryanjye ni iryawe, ureke ubatura umuntu wese udukurikiranye, ureke umuhereza umugisha. Utarakizwa yakire gukizwa, uwari warabaswe n'ibihe yakire impinduka. Umuntu wese ku rwe ruhande yakire imbaraga z'Imana. Ndamagara imbaraga z'Imana muri iki kiganiro kugira ngo zikumire ibitavuga Imana byose, zikumire imbaraga z'umwijima. Izo tuvuga ze kuba ibyacu, ahubwo bibi byawe, ureke utubashishe byose muri uyu mwanya. Ndaguhamagaye Mwuka Wera, ngwino ukorere muri twe, ukorere mu munyamakuru, naje ukorere muri ngewe, kugira ngo tubashishe byose. We Kristo duha imbaraga mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane. Kristo niwe uduha imbaraga. Amakuru y'iminsi Daniel. Amakuru yo ni meza, turashima Imana. Iyo mpumeka ndetse kandi nkavugana n'Imana, mbona ko amakuru ari meza. Rero tumeze neza, turashima Imana, ni sawa. Yego, nta kibazo. Biragaragara. Uranezerewe, uravugana umunezero. Yego Daniel, mbere y'uko tuza gukomeza ikiganiro cyacu, iyo umuntu avuze umwuka wera wumva iki? Iyo umuntu avuze umwuka wera, numva Imana cyangwa se nkumva umukristo. Yego. Wumva Imana cyangwa se nanone nkumva umukristo. Ubuteze. Ese umuntu avuze umwuka wera, urabihuriza hehe n'umuntu, urabihuriza he n'Imana? Kuko abantu bose bamwizeye by'ukuri, ntibakiraba umubiri, ahubwo babyawe n'uwo mwuka. Babyawe n'uwo mwuka. Rero umuntu ukijijwe wese, urimo neza, ukiranuka, wamaze kumwakira, uwo nguwo nawe navuga ko ni umwuka. Ntaba kigengwa n'umubiri, ariko ugengwa n'umubiri ntabwo namurebera ku mwuka, ariko ugengwa n'umwuka nawe ni umwuka. None se reka, kuko biravuga ngo icyabyawe n'umwuka niki? Ni umwuka. None se umuntu uri mu mwuka yashobora gukontorora uri mu mubiri? Oya, ntabwo bizashoboka. Umuntu uri mu mwuka, uri mu mwuka, nagize ngo nabajije ngo uri mu mubiri yakontorora uri mu mwuka. Uri mu mwuka araba abibasha cyane byuzuye 100% kuba yakontorora umuntu uri mu mubiri. None se uri mu mubiri we ntiyakontorora mu mwuka? Ntabwo bizashoboka. Kubera ikirere umwuka rero ari yatandukanye n'umubiri. Niyo mpamvu Imana yonyine ubwayo yaravuze ngo Imana ni umwuka. Babisome muri Yohana igice cyaho cya 4 ku murongo wa 8, aravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mukuri. Rero Imana yaba ari umubiri, umunyamubiri yakontorora umunyamwuka. Kuko Imana ari umwuka, ntabwo umunyamubiri ashobora gukontorora umunyamwuka. Iyo umuntu avuze imyuka mibi wumva iki? Iyo umuntu avuze imyuka mibi, nyumva mu buryo butandukanye, ariko uburyo bwemewe nje numva nka karande. Numva karande. Aha, abakunzi bacu mujye muri comment mutubwire imyuka mibi ngo ni karande. Ni ibintu mfite amakuru yizewe. None se reka nkubaze, imyuka mibi ibaho? Imyuka mibi ibaho cyane cyane ko n'abantu bayigira ariko batabizi, ariko ibikorwa bahura nabyo nibyo zakabemeje ko nabo bafite iyo myuka mibi. None se reka nkubaze, imyuka mibi ni iki? Ndagira ngo nsobanurire imyuka mibi ni iki? Imyuka mibi navuga ngo
ni karande ni ibintu abantu baba baragiye bacisha kera bigakurikirana abana babo n'abuzukuru babo n'abuzukuruza kuzageza ku buvivi n'ubuvivure. Urumva rero ni karande iba igenda ku bantu ndetse biturutse kuzo basegukuruza babo binjiyemo, baratambuka barapfa, ariko abasigaye bibagiraho ingaruka n'ubu bikibakurikirana. ni uko nguko imyuka mibi iteye. ni uko imyuka mibi iteye. Hanyuma rero tubonye ko byaciririwe na ba sogokuru, ba sogokuruza, iza kuba imyuka mibi gute? Kandi wumva ba sogokuruza bari mbese bari bafitanye amasezerano, sibyo? Barayicirira, yego, sibyo? Ariko ibaye imyuka mibi te, kandi wumva yaragiye ikurikirana abantu bakabana nayo bagasazana nayo. nyine ni imyuka mibi gute? Nyine impamvu ari imyuka mibi, n'ubundi barayicishije, baraterekera, barabamba, bakora imigenzi igiye itandukanye, bazi ko ari amahoro, ariko nyamara biza gukurikirana urubyaro rwabo, biza gukurikirana bene wabo. niyo mpamvu Imana yabonye ibigirwamana bikorwa na Tera, Imana ishaka kurokora Aburahamu, iramubwira ngo va aho ngaho, va muri Uri. Ni abantu baterekeraga, ni abantu bakoraga ibintu bitandukanye by'imigenzo ya gipagani. Imana ishaka kurokora Aburahamu, iravuga ngo va muri ibyo bigirwamana bisige, uze unkurikire twigendere. Ariko urumva ko iyo ataza gukurikira Imana, Aburahamu yari kuzaguma muri ibyo ngibyo. Ariko mbere akibirimo ntacyo byari bimutwaye. Byari bikimutwaye, wowe wabonaga bitakimutwaye, ariko byari bikimutwaye ndetse gikomeye cyane. niyo mpamvu kubw'ineza y'Imana yavuze uti Aburahamu, siga ibyo bigirwamana, siga bene wanyu, siga inzu ya so, ngwino tugire gute, ngwino twigendere. Byari bikimutwaye kinini cyane, yaba bitari bikimutwaye. nizo koko kumvira Imana ni byiza. Aburahamu yakiza kuba aguwe neza aho ngaho kwa Tera, ndaba yarumbishe rino jwi, yari kumva ko yavangiwe, ariko Imana aramubwiye ngo siga, ahita yumva ko hari ibintu bibi byamugizeho ingaruka, nawe agomba gusiga. Impamvu ya mbere, yarashatse abura urubyaro. iyo ni ya myuka. Aburahamu yararongoye, ariko agira gute, kuzara biranga, kandi abandi bagira gute, abandi babyara. rero zari zaranamukurikiranye cyane, niyo mpamvu yazakiriye cyane kubisiga kumvira Imana. None se ushaka kuvuga ko Aburahamu atari yakira icyo Imana imubwiye? Yego. Ushaka kuvuga ko Aburahamu yari afite ikibazo gikomeye. hanyuma se ukavuga ko ari ikibazo yatezwaga n'imyuka mibi? Yagitezwaga n'iyo myuka mibi, n'ibyo bigirwamana. Sawa. Imana imaze kumuhamagara, Imana amaze kuyitaba, amaze kuyitaba, yarwanye urugamba rukomeye cyane kugira ngo bikemuke. Bano bantu bitiranye imyuka mibi, imyuka mibi ifite imbaraga n'ububasha bukomeye cyane. Nubwo waba waravuganye n'Imana ikakubwira ngo ndakubatuye, banza usenge, komeza wongera amasengesho cyane, kuko wumva Imana aramuhamagaye, iramubwira ngo vayo, nzakugirira neza. iyo neza Imana yari ivuze Aburahamu, yumvaga koko bizakunda, ariko yamaze imyaka myinshi cyane akiri kurwana rwa rugamba ruturutse kuri cyane. umuntu ufite izi mbaraga, umuntu ufite iyi myuka mibi, iyi karande, reka mvuge karande, bijya bigorana cyane kwakira isezerano ry'Imana. Ariko reba amasengesho Aburahamu yasenze, ninde munyarwanda urayasenga? Kuki Imana ibimuziza atarabigizemo uruhare? Impamvu Imana ibimuziza nawe siwe, siwe. Tubonye ko ari ibintu bya kera byatatse umuntu ukiri muto, yego, bigakurana nawe. Yego. Kuki Imana ibimuziza atarabigizemo uruhare? Ntabwo Imana ibimuziza habe na gatoya, ahubwo Imana yamuhamagaye kugira ngo ibashe kubimukuraho. Kugira ngo ugire aho ugera ubanza kugenda, naye kugira ngo bibashe kumukurwaho yagombaga kubanza kugenda, akagenda rwa rugendo rwose, agasenga, akarara mu musozi, agatakamba kugira ngo bimukure. Niyo strategy Imana yari yarateguye agomba kunyuramo kugira ngo bigire gute, bibashe kumukurwaho. Reka tworohereze abakunzi bacu. Yego. Daniel,
ni ibimenyetso yego biranga umuntu ubana n'imyuka mibi mu buryo atazi. yego ni ibihe? ni byinshi cyane nabivuga simbirondo vugamo bikeya. icya mbere uyu muntu urangwa n'imyuka mibi ni wa wundi wiga kubona akazi ntibyemere kandi afite amadiporome yararuza. hari umuntu uderutse guhura yize amategeko afite amadiporome yaraminuje ariko arinze asaza kubona akazi byaranze. ukavuga ngo iyo ni imyuka mibi. izo ni imbaraga za karande z'imyuka mibi zikimugendaho. ugasanga umukobwa mu rugo arashatse kubaka biranze, murumuna we biranze, mwene wabo nawe biranze, ugasanga ni ikintu cyarabase. wenda tureke icyo ugasanga cyangwa se nimba ashatse bikemera uruzaro biranze, nimba se abyaye bikemera abana bakuze ari amabandi, abana bakuze batumva, abana bakuze nta bwenge bafite ikibazo mu mutwe. rero icyo ni ikiranga umuntu wakurikiranye n'iyo myuka kandi ugendana nayo. ikindi cya kabiri ugasanga umuntu yubatse urugo ariko ntiyumvikana n'uwo bashakanye, bahora mu miguruko, bahora batongana, bahora baryana, ntibumvikana, bahora batandukana, ejo bagasubirana. iyo ni ya myuka, niyo ya myuka mibi wambwiraga ikurikirana abantu. ugasanga umuntu agiye mu kazi, akoze akazi ukwezi kumwe, ukundi baramwirukanye. izo ni za karande. abandi bari kudepoza bakakabona, wadepoje imyaka n'imyaka byaranze, none abandi bafite ubwenge badafite, bose bize kimwe ahubwo harimo inzitizi. niyo twita karande, niyo twita iyo myuka mibi ikimugendaho. sibose Aburahamu abandi babyaraga ari aho ngaho. ariko Daniel ndagira ngo ahari yenda iyo umuntu akora bikanga cyangwa yize amashuri menshi ntabona akazi, ndagira ngo nkawe mwizeramana mutubwira ko ari uko igihe cye kiba kitaragera. hari ikibazo cy'imyuka mibi. igihe kitaragera se Imana igituza gukora? buri munsi Imana irakora. Bibiliya iravuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyategetswe cyashyizweho, sibyo? yego nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. none se urumva igihe cyashyizweho kiba kitaragera? none se nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho? nindakubwiye ko Imana yagennye ko uzapfa utabyaye? nindakubwiye ko Imana yagennye ko uzapfa utabonye akazi? ahubwo hari inzitizi ihari. kuki itarumpaye hakiri kare ikarumpa ngize imyaka 90? urumva atari cyo gihe iba yarashyizeho? si cyo gihe, ahubwo warwanye n'inzitizi. habonetse inzitizi, wowe urarangara, ugira intege nke, uradamarara, uravuga ngo naje. ndashaka kumenya impamvu Imana yemera izo nzitizi zimperana ntabigizemo uruhare. impamvu Satani amanutse mu isi baravuze ngo wasi ugize gute ugushishikana, ariko yohereje Yesu Kristo kugira ngo noneho umwizera wese atarimbuka. ariko kumwizera birimo ibintu bitandukanye. hari umwizera ntasenge, hari uvuga ngo nizeye Kristo zaba amahoro. naramugiraga ejo baravuga ngo ndi kumwe n'Imana nta kibazo, gusenga wapi? akumva ngo ubwo nizera Kristo nzabaho neza, ubwo nizera Kristo bizagenda neza, kandi gusenga atabikozwe. rero uwo ntabwo yizera Kristo. impamvu Kristo yajyaga akiza abarwayi, agakora ibitangaza bitandukanye, akasenga amasengesho menshi, akajya ku musozi akamara 40. kwizera Kristo ni ugusenga amasengesho. kandi ngubwire Pascal, hari abana b'umudendezo n'abana batari umudendezo. umwana w'umudendezo reka mugusobanurire kugira ngo uzumve neza. hari umuntu ushobora gusenga nonaha kano kanya tuvugana, icyo asabye akabasha kuba yagira gute, yagihabwa. Bwana asifiwe. hari umuntu ushobora gusenga icyo asabye kano kanya tuvugana akagihabwa. tubonye n'undi usenze ntajya. hari n'undi usenga akamara imyaka n'imyaka byaranze. ubwo Imana irobanura ku butoni? ntirobanura ku butoni. harimo ikibazo cyitwa abadayimoni, harimo ikibazo cyitwa karande. ndagusobanurira. abadayimoni bakurwaho n'iki? abadayimoni bakurwaho n'imbaraga z'amasengesho. urakoze. none ko tubonye abantu babiri basenze bombi, umwe arataba undi ntatabara, noneho ubwo rero no mu gusenga habamo ubuhanga.
gusenga nta buhanga bubamo. Menya ngo hari imbaraga zishobora kuzitira amasengesho yawe bitewe n'impamvu. None kuki Imana itagira impuhwe ngo ikureho izo mbaraga, yakire ayo masengesho y'iyo nzirakarengane iri gukubitwa n'imyuka mibi itarabigizemo uruhare? Kandi Imana igusaba gusengana umwe tugasengana imbaraga. Ariko reka nkubaze, iragusaba kwiyiriza ubusa. Abantu bose bahirwa nuko basenga. Nyine nakundagira ngo usobanurire umwana w'umudendezo n'umwana utari umudendezo. Urumva? Uzasanga hari umuntu ushobora kukubwira ngo sinajya mu rusengero kandi icyo asabye akagira gute akagihabwa. Ujye ubabona batajya mu rusengero ariko iyo basabye bagira gute barahabwa. Hari umuntu nk'ubu njyewe Daniel ubu ndi gusenga, urumva, ariko hari karande zikurikirana ubuzima bwanjye. Hari abitwa ba pasitoro ba bishopu ariko nabo bafite iki? Bafite karande. Njyewe ndasenga kano kanya nitandukanya n'izo karande z'iwacu kugira ngo basi uyu mwana azabyara azakura atari muri izi karande. None se witandukanije na karande z'iwanyu ubwo ntabwo butatereye igihango kandi ari mu muryango wawe? Ntabwo natiriye igihango, namaze kwizera Kristo, ngomba kubaturwa nkitandukanya nabo. Niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo tandukana nabo. Cyangwa nibyo ahubwo biguteza ibibazo nyine kuko usuzuguye abakuru b'iwanyu mu muryango. Kwitandukanya nabo shobora kugira ingaruka nibyo ari nizo pasitoro wakijijwe aho ari guhura nazo, ari nazo umubyeyi wakijijwe ari guhura nazo. Twe dusenga twamaze guhura nazo ariko ntidukeneye ko abana bacu bazakura nk'uko twakuze. Muri make gusenga inyungu bimfitiye ndetse ngasengana umwete, ntaraho navuye muri karande ariko sinshaka ko umwana wanjye azaza muri izo karande. Warangiza ugasenga witandukanya. Yego, niko kubaka igisekuru kigize gute gikijijwe. Cya gisekuru cyane ntigikijijwe ariko ngiye gutegura igisekuru cyane gikijijwe. Uyu mwana azamutegura asenga Imana n'umwana wanjye. None umwuzukuru wanjye nawe nasenga Imana. Muzaba ndi kwiyomora hahandi ndi kubaka icyanjye gisekuru kigize gute gikijijwe. Rero uyu mwana uzabyarwa n'umwana wanjye niwe mwuzukuru wanjye. Nasenga azaba ari umwana w'umudendezo, azahirwa cyane. None umwuzukuruza wanjye nawe niyinjira mu Mana, nta karande umwuzukuruza wanjye azaba agifite. Niyinjira mu mavuta yo gusenga Imana n'impumyi yayihumura. Hari umuntu udashobora gukora igitangaza ngo cyemere bitewe n'iki? Hari ibikimukurura, hari ibikimubase. Iyo udafite ikigukurura hari ibintu ukora bikikora. Uranyumva neza? Hari ibintu ukora bikikora ako kanya. Umwana rero w'umudendezo nawe, umwana w'umudendezo, urumva, uvutse mu gakiza, uvukiye mu mafaranga, barakijijwe iwanyu, ni mu buzima bwiza, nta karande siko afite y'ubukene, nta karande y'ubuzima bubi yigeze ahura nayo. Urumva, ukuriye muri uwo mwuka, ukuriye muri ayo mavuta, ukuriye muri ubwo buzima, uri umwana w'umudendezo. Nta karande wegeze ugira gute uhura nazo. Dufite abapasitoro benshi bahuye n'icyo kibazo, basengera abantu bagasubizwa rimwe na rimwe ariko bo bagahera mu butayu. Impamvu nta yindi niyo karande, niyo myuka. Abapasitoro benshi bagendana n'iyo myuka yabasa ubuzima bwabo, babwiriza abandi imigisha ariko iyo migisha bo ntiboneke. Hari abapasitoro benshi b'ababishopu bafite insengero. Impamvu imigisha itaboneka nuko abo basengera bagatabarwa batagira urukundo, kuko umupasiteri atungwa n'intama ze. Ibyo ndabyemeye. Niba basengeye bagatabarwa, barangiza ntibazane ituro, barangiza ntibamufashe kurihirira abana, yahuzwa n'iki kuba hakennye? Kuki dufite abandi bapasitoro bateye imbere? Nuko bahuye n'abantu, nuko batakiri iyo myuka itagenda kuri bo. Impamvu si iyo. Urumva, uyu mupasiteri impamvu batamuhereza ikibazo si uko ari abakristo, ahubwo ikibazo niwe. Hari umwuka utamwemerera kwakira.
hari umwuka utamwemerera guhabwa. ari pasiteri se ntawubone? ntawubone kandi ari pasiteri cyane rwose. barahari batakira imigisha, batakira amafaranga, baheze mu bukode. ikibazo sibo, ubu nabo ababizi neza buriya niyo basenga basengera abana babo kubera bazi ko password ikirere cyabo cyamaze kwangirika, ahubwo bategeye ikirere ku bana babo. none se Daniel, reka tugaruke inyuma gatoya. iyo muvuze ngo ikuzimu haba imyuka mibi, sibyo? ubundi ikiyizamura ni iki? iki gituma imyuka mibi iva ikuzimu ikaza kurwanya abana b'Imana? igituma imyuka mibi izamuka ni ba nyirayo bayizamurira bitewe n'impamvu, bitewe kutaba mu bushake bw'Imana, bituma imyuka mibi igira gute? Izamuka. kubera kutaba mu bushake bw'Imana, kutaba muri gahunda Imana igushaka. izamuwe n'iki? cyangwa ngo kuba mu Mana nibyo biyizana? uri mu Mana afashe igihe mu ntambara. uriya utandukanya umuntu yakiriye atarayifite n'umuntu uyikomora kuri bene wabo. baratandukanye rero. uyu nguyu itera utari uyifite itakomoka muri karande y'iwabo, uyu wewe iyo imujeho ni ubugize gute? ubuyizaniye. Daniel, ikuzimu mwakunze kuvuga, abantu benshi bakunze kuvuga ngo ikuzimu batanga amafaranga. maze ejo bundi nabonye umusore kuri social media ari gufata agatamira urukoma agacira amadolari. sibyo? none nongera kubona nigeze musanga hano Batsinda imbere ya Copedu, ari gufata indobo agashyiramo amazi agatubura amafaranga. ese ari amafaranga arava ku Mana, arava ikuzimu? kuko imyuka mibi irakora bene karakageni. Imana suko ikora. ziriya ni izindi imbaraga z'umwijima. njye sindabibona neza, sindanabyemera. nabyemera ari uko mpuye nawe akabikora nirebe. narirutse ariko iyo ni imyuka mibi, ntabwo ari umwuka w'Imana. kuko umwuka w'Imana aravuga ngo ikintu uzerekezaho iki amaboko nicyo uzaguheraho umugisha. noneho Imana rero ntabwo yaza ngo ihite. hari umuntu watanze ubuhamya avuga ukuntu yacumbye ubugara adafite icyo kurya. Imana imubwira ko izamuha inyama, iri bumuhe inyama zo kuzirisha. imwohereza ahantu mu gihe urahageze asanga inkoko y'isake iri gukirana n'igisiga. none urumva Imana yahita iwutanga ako kanya? ibyo yawutanga nibyo, ariko Imana itanga umugisha mu buryo bugiye butandukanye. ariko buriho kuvuga ngo Imana ngo irakubwiye ngo shyira inote mu ibase ngo haza n'amafaranga, iyo ni imigenzo ya gishitani. gushyira mu ndobo ngo buke ngo amafaranga yuzuye, iyo ni imigenzo ya gishitani. cyakora koko nimba akorera Imana nafata iyo nota ayishimire ngo ndagushimiye mwami. aho yarabikora ntabwo akora ikimenyetso cy'umusaraba, ariko ni ikimenyetso. akabwira abantu ngo mwubahe Imana ngo niyo iri kubahereza amafaranga. izo ni imbaraga za Satani. urumva? ni imbaraga za Satani. ni uruhe rusengero asengeramo? biriya ni ibandi ryaturutse ikuzimu. n'ibandi kandi avuga ko yaje kuruhura abantu. rero numvishe ngo yatangiye ngo yisanze ngo abone ari kugendagenda hejuru y'amazi, ngo nta babyeyi bagira. ari naho numvishe ngo anywa amaraso. warabyumvishe nawe? simbizi. narabibonye nanjye kuri iyo show media. rero uwo ni umudayimoni, abantu bamwirinde, ari kujijisha abantu. ni pepu mu izina rya ipu. njye mubonye namukomesha nkareba kwayo badayimoni be bakora, namutokere. uzampuze nawe. hari bamwe mu bakozi b'Imana bari kujya kumwaka amafaranga. ntabwo ari abakozi b'Imana, ni abakozi ba Satani. uzamuze nawe noneho yicare hano ndebe ko atari dayimoni. nzamutungaho ikiganza, azagurumira ureba mu izina rya Yesu. ububasha mpabwa n'Imana. Daniel, dushake nimero tu. Peride zalande kotiki zaidima. Lolosa bamini kotegrai. Zamutumura mu izina rya Yesu. nahamagara na bene wabo bakora mbatumure mu izina rya Yesu. ndi mu mwuka wifuye. noteke salamini motaza egrai. lolimo sinimo kotegrai. etira enanimo sinikitanga wiwini kosegrai. uwo ni umwuka w'abadayimoni.
hari amadayimoni ari kugendagenda muri iyi si abantu batabizi. Afite amazuru nk'abantu, afite amatwi nk'abantu, afite umutwe nk'abantu n'amaguru nk'abantu, ariko ni amapepo mu izina rya Yesu, ni amadayimoni. Ngo hari abakozi b'Imana ariko abo abandi avuga ko yazanywe n'abarokore baheze mu butayu. Ntabwo aba ari abakozi b'Imana. Ati abarokore baheze mu butayu bazemo amafaranga. Hari njye nakubwi uzamuzanye mwicarane kuri kamera urebe ko namutokesha. Nimba ari umutekamitwe zarimenya, nimba ari umunyakuzimu zarimenya, nzava hano mbimenye. Yes. None se uyu munsi wowe urahamya ko biriya bintu bishoboka koko ko Imana yaza? Oya, ntabwo ari Imana, ntuvugemo Imana. Ntabwo ari Imana rwose, ntabwo ari Imana. Ese umuntu amenya ute umuntu ari gukoresha imyuka mibi? Umuntu amenya birigaragaza, ibimenyetso birigaragaza. None se uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, ubundi umukozi w'Imana bari umunaziri. Umunaziri byaravuga ngo ntukanywe ibisindisha, ntugakore ibi n'ibi. None ari gutubura amafaranga akoresheje inzoga. Hari abambwiye ngo baramuhamagara ngo nibagure amakesi ya mitsingi ngo abahe amafaranga. Urumva iyo ni ipepu rero, ntabwo ari umukozi w'Imana, ni dayimoni, ahubwo abantu bacunge neza no kuyobya abantu cyane rwose. Nuko tubonye imyuka mibi uburyo ikerereza abantu. Yenda tuzakora n'ibindi biganiro cyane ariko